Showbiz News Rwanda. Jama nizere ko mumeze fresh cyane aho muri hose hagiye hatandukanye. Ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko mu bahanzi bazitabira ibikorwa bya Rwanda Convention USA hiyongeremo producer Element Eleéeh n'umuhanzi Kevin Kade. Abahanzi bakabiyongere ku rutonde rw'abaye bamaze gutangazwa barimo The Ben, Masamba, Inkuru ndetse na Medi. Bayikazire ni Showbiz News Rwanda. Jye nitwa Flores, ukore subscribe kugira ngo utazagicikwa umunsi ku munsi. Ariko kandi uribuka ko nabwiye inkuru y'ukuntu ingo Kevin Kade yarategerejwe muri Iwacu Muzika Festival M10, ariko ubu ngubu akaba yategerejwe nanone muri Rwanda Convention USA ahagiye gusanga The Ben. Ibingibi bizahuzwa bite? Ese bitaramo byombi azabikora cyangwa se hari kimwe azata mu bigori? Ibingibi rero byatangaje kuwa gatandatu tariki 21 Kamena 2025 ubwo Kevin Kade yarerutse kubwira abanyamakuru ko afite ibitaramo biteganijwe muri Amerika ndetse no ku mugabane w'Uburayi muri aya mezi, ariko hari ikibazo cyuko atari yabona ibyangombwa. Amakuru yagira ku banyamakuru avuga ko Kevin Kade na Element bamaze kubona ibyangombwa bibemera kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bazitabira Rwanda Convention yose izabera mu mujyi wa Dallas, Texas kuva tariki ya 4 kugeza iya 6 Nyakanga 2025. Aba bazahurira ku rubyiniro na The Ben bakoranye indirimbo Sikosa, byitezwe ko izaba imwe mu ndirimbo zizishimirwa cyane muri iki gikorwa. Ariko kandi nubwo bimeze bityo, Kevin Kade ari ku rutonde rw'abahanzi bazarimba mu bitaramo bya M10 Iwacu Muzika Festival biteganijwe gutangira kuwa 5 Nyakanga 2025 mu karere ka Musanze. Bivuze ko Kevin Kade nyine atazabasha kwitabira iki gitaramo kuko bizahurana n'ibiri kubera i Dallas. Yari kuzakura amafaranga menshi, ariko kandi nanone kujya gukora hanze nibyo birimo inyungu kurusha kuba yakora mu Rwanda. Ariko nanone bikabigaragaza icyo nakita unprofessional kuba yari yasohotse nyine kuri liste we, anyuma akaza kubona ko abonye indi opportunity yo kujya hanze agahita akatira abo mu Rwanda akavuga ati ngiye gutamira i Dallas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko nanone natubwiye muri comment, urumva wowe ari wowe uri nk'umuhanzi uriwe ukabona amahirwe wari ufite igitaramo gisanzwe mu Rwanda, ariko isubona amahirwe yuko bagutume mu kindi gitaramo n'ubundi kirabera muri Amerika, wakomeza ukaguma mu Rwanda cyangwa wajya hanze naho ukajya kwagura umuziki? Uratubwiye igitekerezo cyawe muri comment. Hari amakuru avuga ko Kevin Kade ashobora kongera kurimba muri Amerika ndetse no mu bindi bitaramo mbere yo kugaruka mu Rwanda gukomeza ibikorwa bya harimo n'ibya Iwacu Muzika Festival. Bivuze ko ku rundi ruhande Element nawe agiye kujya muri Amerika mu gihe urujijo kiri rwose ku mubano we na societe 155 AM ari kubarizwamo ubu ngubu. Uyu mubano rero maze iminsi ushyizwe mu maboko y'amategeko nyuma yo kutumvikana ku bijyanye n'ijanisha ry'amafaranga ava ku ndirimbo yakoze ku bahanzi bagiye batandukanye. The Ben we wari umaze iminsi muri Canada ariko yamaze kujya muri Amerika ubu ngubu, aho yitegura gura ku rubyino na Medi inshuti y'amagara. Medi biteganijwe ko azasoreza mu Rwanda muri Rwanda Convention USA mu gusoza iyi gahunda, aho azabaririmba mu gice cyahariwe kuramya no guhimbaza Imana. Ijambo ry'Imana muri uwo muhango rizatangwa na Apotre Dr. Paul Gitwaza. Rwanda in USA, but fresh on lineup. Element and Kevin Kade are performing at Rwanda Convention 2025 in Dallas. Get ready for a live performance of Sikosa with The Ben and more. Jury for up to 6 evening convention said that registration is required. But ngiyi noneho list imeze fresh cyane abahanzi bagiye kwitabira. Element Eleéeh, Kevin Kade nabo bagiye kurya muri Rwanda Convention 2025 muri Dallas. Mwitegure rero iyi performance ya Sikoza n'indirimbo izatwika, aho The Ben nazaba ari gukorana n'aba bahanzi kuva kuri enye kugera kuri 6, aho bizaba muri Irving Convention Center. Ati mukomeze mu booking amatike. Ambasade y'u Rwanda yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo yatanze iritangazo nyine ivuga ko abahanzi bazahimba mu bikorwa bya Convention USA hiyongeyemo abasore ukari babiri. Kevin Kade agiye kujya muri Amerika mu gihe n'ubundi bitaramo bya Iwacu Muzika Festival byari kuzatangira ku itariki 5 Nyakanga 2025 bigatangira mu karere ka Musanze. Element we kandi agiye kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika asize umubano we na societe akoreramo utameze fresh cyane. Ubwo bivuze ko ino muhanzi ngabo Richard uzwi cyane nka Kevin Kade yamaze kwikura mu bitaramo bya M10 Iwacu Muzika Festival 2025, aho n'ubundi yarategerejwe kurimba mu byumweru 7 bikurikirana biteguraga gutangira muri Nyakanga.
Amakuru yizewe ukurikije ibingibi avuga yuko ku gicamunsi cyo kwa gatatu cya 21 Kamena 2025 ubuyobozi bureberera inyungu za Kevin Kade bwandiki East African Promoters ARP butegura ibitaramo bamenyesha ko butakibashije kubyitabira bitwe n'ibikorwa byihutirwa byatangiye gutegurirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kade yanamaze kwemezwa nk'umwe mu bahanzi bazaririmba muri Rwanda Convention izabera muri Amerika ku itariki ya 5 Nyakanga 2025 umunsi uhura n'itangira rya Iwacu Muzika Festival i Musanze. Bivuze ko kwitabira kimwe byamusaba kwitwaza ikindi, no kuvuga ngo hari kimwe agomba gukora byanze bikunda. Nubwo rero yari yasinye amasezerano y'ibanze yo kwitabira Iwacu Muzika Festival, Kevin Kade yari atarabwa kontaro ya burundu cyangwa se contract ya burundu. Bivuga ko muri ibitaramo birindwi yagombaga kurimbamo yari gutombora agatubutse ka miliyoni zirenga 20. Gusa andi makuru avuga ko mu Rwanda Convention ashobora kuhabona noneho ibihumbi 10 by'amadolari. Ibingibi bibarirwa muri miliyoni 13 ku gikorwa kimwe gusa. Hari kandi n'ibindi bitaramo akomeje kuganirwaho ku butaka bwa Amerika ashobora kwitabira mbere yo kugaruka i Kigali. Bivuze ibingibi byumve neza, muri cya gitaramo cya Rwanda Convention USA igikorwa kimwe ashobora gukora cyamuhesha miliyoni 13 z'amanyarwanda. Kandi hari n'ibindi biganiro yuko ashobora kuberayo n'ubundi bindi bitaramo ashobora guhita akomerezaho n'ibindi bitaramo cyangwa se bikangombwa ko amafaranga yiyongera. Ubuziro bwa ARP bwamenyeshejwe ibi kuba mbere yuko icyemezo cya nyuma mbere yuko icyemezo cya nyuma gifatwa. Aho abagize ikipe ya Kevin Kade basabye uruhushya rwihariye rwo kujya kurimba muri Rwanda Convention ariko basubizwa ko igihe cyose yahitamo kujya muri Amerika. Bivuze ko avuye mu bitaramo byose bya Iwacu Muzika Festival. Mu masaha make nyuma y'iyo baruwa yandikiwe, ARP ambassadeur y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasohoye itangazo rigaragaza ko Kevin Kade na producer Element bongeye kwemezwa nk'abanzi bazahimba muri Rwanda Convention nyuma yo guhabwa visa kuwa 5 Kamena 2025. Bivuga ko nubwo Kevin Kade yari yatangiye ibiganiro n'abategura Iwacu Muzika Festival, yakomeje no kujyana ibiganiro n'abandi bategura ibitaramo byo muri Amerika, maze nyuma yo kubona visa ahitamo kubyitabira. Ngayo nguko rero nuko nguko bimeze ibya Kevin Kade. Iwacu Muzika Festival uribaza ngo ninde ugiye gusimbura Kevin Kade ubwo avuyemo noneho rero. Ubwo reka tubitega amaso tuzarebe tuti ninde uzamusimbura nyuma yuko avuye yo. Indi nkuru ubwo ngubwo dushobora guhita tunajyana n'igihe, reka turebe. Nkivuga kuri Iwacu Muzika Festival, abahanzi bo muri Iwacu Muzika Festival bafatanijwe n'abanyamakuru b'iki gikorwa bagiye gucakirana n'abanyamakuru myidagaduro mu mukino wa gicuti. Nubwo hari amakuru menshi y'uyu mukino ataramenyekana nk'abakinnyi bazaba bagize amakipe yombi ndetse n'ikibuga kizaberaho uyu mukino, ariko abanyamakuru bamenye yuko cyangwa se hari amakuru yamenyekanye yuko imyiteguro yawo igeze kure. Umwe abayobozi ba ARP isanzwe itegura ibitaramo yameje ko uyu mukino ugamije gufasha abazabyitabira gusabana ndetse no kurushaho gukangura abanyarwanda kujya bakora sport. Ni umukino rero utegerejwe kubera i Kigali kuwa 5 tariki ya 27 Kamena 2025, iminsi mike mbere yuko ibitaramo bya Iwacu Muzika Festival bitangira. Umukino nk'uyu rero uhuza abahanzi n'abanyamakuru waherukaga kuba muri 2012 ubwo habaga ibitaramo bya Premios Guma Guma Superstar. Icyo gihe ukaba warangiye abahanzi batsinze abanyamakuru igitego kimwe ku busa. Ibitaramo rero byitezwe ko bizitabirwa n'abahanzi barimo King James, Riderman, Kevin Kade, Juno Kizigenza, Airways, Vumbi, King, Neringa. Ariko Kevin Kade ubwo n'ubundi duhita tumukuramo. Ibitaramo rero bizatangira i Musanze kwa 5 Nyakanga 2025, bikomereza igicumbi kwa 12 Nyakanga 2025, kwa 19 Nyakanga 2025 bikazakomeza mu karere ka Nyagatare. Gukorera uko bimeze ni Showbiz News Rwanda. Ndabakunda cyane, ukore subscribe na follow kugira ngo tuzagishikwa umunsi ku munsi n'amakuru tugenda tubagezaho y'imyidagaduro share. Mwari muzi ko mu Rwanda mubanzi barimba Secular Music utabona 10 bazi kurimba live, ibazo umanza gatumira DJ ngamukore playback aho gutumira band imucurangira. Tom Cruise rero ari mu banzi bake bazi kurimba live. Mutwa David Bayingana yihaye byo kuvugira Tom Cruise maze bamuhibye. Niyo nsenga de 9 post indi yariye hit. Indi post iti izi nizo ngaruka zo gufatana badafite ikintu na kimwe bazi ku kintu ukaba platform ngo nibasesengwe. Uyu nguyu ndemeze ko atazi Tom Cruise atangira umuziki. Undi nawe ati ahubwo Tom Cruise ari underrated aho kuba overrated. Uyu nguyu ni Gracier official. Undi nawe ati mu Rwanda niho honyine ugerageza gutanga kuri kwibiriho ukabizira.
gusa nanjye ndi muhamya ko Tom Cruise ari mu banzi bari overrated pe. Tuzamushima ko ari umudokiteri mwiza, ariko nibigera ku muziki ntahatana. Showbiz niyo si Rwanda.